Hello friends and family. I love you so much, you know that, right? Njyewe muvugana ni Faustin, nongeye kubakira kuri The Image. Niba utarakora subscribe, kino nicyo gihe cyo gukora subscribe. Tugiye gukora video yo bita room makeover cyangwa se guhindura icyumba cyawe ukagikora uko wifuza kugikora ku rwego ushaka. Okay, iki cyumba ngiye gukora nkimazemo umwaka wose nkiraramo kimeze gutyo. Mu by'ukuri ntago navuga ngo iki cyumba ngiye gukora cyangwa uko nagikoze ni uburyo bwiza, it's my dream room, no, ariko wow, ndayimennye raronje. Nishimira cyane aho ngejeje, urebye aho icyumba cyavuye naho kigeze ni iby'agaciro kuri jyewe kandi byansabye imbaraga nyinshi. Hano rero ni muri koridoro, navuga ngo naho mbika ibikoresho bindi bitahatari mu cyumba, akamagaze k'icyumba niko navuga. Aka kamagaze k'icyumba rero karimo ibintu byinshi, harimo ibikoresho bitandukanye byanjye, hakabamo n'ibikoresho bitandukanye by'umugabo wanjye, cyane cyane iby'akazi. Nyine twabaye umwe, twavanze n'umutungo, ariko impamvu uvuga ngo byanjye n'ibye nuko we ibikoresho bye bitandukanye n'ibyanjye n'iby'akazi kandi bifite urundi rwego biriho. Izo rero ni inkweto zanjye, aho mbika inkweto zanjye. Ibyo ngibyo ni ahantu mbika udukoresho dutandukanye, hariya muri kariya gatebo cyangwa harya karaba kita ngo kiriya kariya kabox, no, it's not a kabox, kariya ka etajeri mbikamo ibitabo, nkabikamo amavuta yo kwisiga, nkabikamo n'utundi tuntu twinshi. Iki gikarito gifundikiye nkibikamo imashini yo gukora inzara. Niba utari ubizi ushaka wampa n'akazi, nkora inzara neza cyane. ama mobile nail technician or expert. Iyo ushaka ngusanga mu rugo nkaza nkagukorera inzara. Nkora inzara zaje rero n'inzara zisanzwe. So aho ngaho hasi niho mbika ibitabo byanjye, udutabo dutandukanye mfite, ntahandi hantu mfite ho kubishyira ko nta ma etajeri menshi mfite, nta tubati twinshi mfite, ntago ndiye waka neza, ntago birarangira. Hano hejuru hari icyo bita fonte, iyi ni fondote ya ntago nibuka n'izina ryayo, ariko nayiguze Bugande. Hanyuma nkayikoresha mu buzima bwa buri munsi, cyane cyane iyo ufite umukiriya ukora makeup. Hano rero muri iyi karito yindi harimo icyo bita vernissage, okay, kariya n'agati najyaga mfata kera, koza mu nda ngo kananura, ariko mw'ababyeyi mwe ntago nigeze nta n'isegonda, nduzi ko ntavuga n'inusu, nta n'isegonda natoya. Aho rero harimo ibikoresho byanjye, ibikoresho bitandukanye nkoresha gel. Hanyuma hano hakabamo verine zisanzwe zitari za gel. Aho ngaho niho mbaye mbifashije. So hasi rero nk'uko nababwiye niho mbika ibitabo bikeya mfite, ibindi biba biri mu byumba by'abana bitewe na ba nyirabyo. Ibi ni ibyanjye bimwe na bimwe, harimo amabibiriya, harimo ibitabo bishaje, harimo ibitabo bitandukanye by'ubuzima, amadictionnaire. Aho rero harimo ibikoresho bya boss ni byinshi hano by'akazi. So tugahindukira ku rundi ruhande nirwo rurimo akagariderobe. Aka kagariderobe gafite amateka akomeye. Aka kagariderobe rwose ni akagariderobe nabonye nta kundi kuntu ndi bubigenze, ndakagura ndakifashisha nk'aka okaziyo, ndakaguze gashaje, nakaguze nkigera aha ngaha, oya nkamaranye umwaka umwe nako. Uko nageze hano byo ni ibindi byo byose rero birunze aho ngaho, ni ibikoresho boss akoresha mu kazi. Hari igihe kigera bikagabanuka byose yabijyanye mu kazi, igihe kigera akazana ibindi bishyashya. Mbese ibikoresho byantwaye umwanya munini. So rero garderobe yanjye hejuru y'amashati atandukanye, kubera ko ari gatoya ntabwo mbasha gushyiraho amaportemento menshi, mpitamo kugerekeranya amashati. Hasi hari banashyizemo n'ishati. Hasi hari varize cyangwa se suitcase y'akazi, hagakurikiraho kuvureri, hagakurikiraho supaneti itagikoreshwa,
aha no muri ako gakapu muri kubona ka Louis Vuitton nako karimo kuvureri. Ayo ni amashuka, uhereye hano hejuru hari imyenda, amakanzu n'amapantaro ku rundi ruhande, hanyuma ukamanuka hasi harimo amakanzu nabwo n'imyenda ya siporo. Uruhande rw'ibumoso hari imyenda ya siporo, imbere nahashyize amayeswime. Amayeswime rero ayo ngayo ni amashuka amwe, ntabwo ari yose umunsi twanameshe, nta mashuka arimo, niyo mahirwe yanjye. Undi yakoze ko imyenda yera ni myinshi pe, bari myinshi, ndetse ko nshaka kuzabikorera makeup. Hariya hirya n'inyuma y'amashuka hari udutopu, amatopu atandukanye, amatopu yo nambara hasi, hari imyenda ntakoresha cyangwa n'indi myenda nambara hasi. Rero hari imyenda nakunze kubona cyane. Hano muri kano kabati ko hino harimo amashati bose, hakabamo na portemanto ya gatatu yonyine niyo yanjye iriho amashati. Nimvuga ngo ni amateka, mwumve ko ari amateka, kuko nabonye nabikaga imyenda mu mamare, mu mavarize n'iki byose, noneho ndangije mbona kandi nari ndi muri situwasiyo yo kubaka tudafite amafaranga yo kugura garderobe. Kugenda urumva twatangiye twimukiye mu nzu ituzuye, ngura garderobe twimukiye mu nzu ituzuye, turagenda twikonsantara mu kubaka, ngiye gushaka akantu kameze nk'aka etajeri, mpita mbona ngo nyine kuri garderobe ishaje. Murabibona irashaje pe, imaranye umwaka, yego umwaka n'amezi nk'atatu, ariko ndagira ngo mubwire ko rwose cyakoze yaramfashije. Sengeye kwiyemera, yaramfashije ko nari karashaje ko mbabwiye ukuntu kamfashije amafaranga yo kugura garderobe nziza. kumva uba mu nzu ibikoresho bya boss nabibabwiye, ibikoresho bya boss, ivarize irimo imyenda y'abamama, nabiberetse ibi ngibi. Hano ni hanze, ibikoresho nibyo nshaka kugurira ama etajeri, nkakorera ibikoresho bya boss byo gushyira. Muragenda mubibona ko inzu ibikoresho rero ifite utunogo, ku mutima wanjye nawe arabizi birambangamira, ariko nta nubwo nabitunga n'urutoki kubera ko biradutunze, nibwo buzima bwacu. Uruhande rurimo amasakoshi yanjye, amabaga amwe, ayandi ari mu kabati ndibuze kubereka. Nk'uko mubibona inzu ifite ibinogo byinshi 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 byinshi, uraza kubibona ahantu hose igiye ikobagurika, urabibona ahantu hose impande zose. Reka rero twinjire mu cyumba nyirizina. Icyo ni igitanda ndaraho, icyo ni igitanda. Ukinjira mu cyumba winjira nyine uri kubona igitanda, uri kuwinjira, navuga ngo winjira ku maguru y'igitanda. Ahangaha hari intebe, intebe narayikoresheje, nyikoresha yari intebe isanzwe nshaka gukoramo intebe ebyiri, ariko birangira intebe y'abantu babiri, ariko birangira umuntu ugiye kuyikora bimunaniye, mbona azanye nkita ikintu kimeze gutya, ndiyakira nyine. Reba ukuntu imeze. Uriya ni umukeka, uriya mukeka nawuguriye abana b'abahungu mu cyumba cyabo, ariko mbona bari kuwangiza, mbona ntabwo nawubarekera, ndawubambura ko ntabwo ufungura ugongana n'umuryango. So rero nkukuraho. Ibyo rero ni ibikoresho bya boss munsi y'intebe. Icyo gikapu ni icya boss. Utwo tu triplex, tu multiplex ko batwita hari multiplex, natwo n'utwo mu kazi. Iryo ni ihema ajya ajyana nko mu ishyamba, wenda yagiye nkora nko hejuru kuri Karisimbi cyangwa muri Nyungwe cyangwa n'ahandi hatandukanye. Kandi kantu mubonye hariya ni amaguru ya kamera yanjye. Irido mfite ni iryo ngiryo. Please people, please my friends, please my family, don't judge me. Don't judge me. I don't want your judgment. I want your pity. No, I don't even want your pity. I just want you to understand ko iyo umuntu aba mu nzu ituzuye, ibintu byose birashoboka. Wakwibaza ngo iyo ndyamye muri kino cyumba ndasinzira neza nemye, kuko naje nta muntu unyirukansa, ari njye wizanye, ninjira mu nzu ituzuye. Icyo gikuta rero wenda dusubiye inyuma, icyo gikuta kiriho ikibara kinini, harimo idirishya. Icyumba cyanjye cyagiraga amadirishya abiri, ariko urundi ruhande twongeraho icyumba, itabirangira n'iriya dirishya turifunze. Aho rero niho mbikamo amavuta atandukanye, amavuta yo mu mutwe, amavuta yo ku mubiri, ibikoresho by'inzara, air freshener n'ibindi.
akayetajeri ka mbere rero niko mbikamo amaparfum, utudeodora nako njye nta parufe ngira deodora cyangwa body spray, body what, ibintu nk'ibyo. So muri aka kabati rero harimo utuntu duke twanjye, ariko ubundi habitsemo imyenda y'umwana. That's why I'm not gonna show you. No, it's no need. So twagiye. Urabibona rero ko inzu yacu ifite ibibazo byo kubomarika. Ibi bintu byo kubomarika byatewe nk'iki kibomoke cyo ni kinini, cyo cyatewe no kwinjiza no gusohora box y'ibikoresho bya boss yari iteretsemo. Ubwo rero ayijyanye ku kazi bayiteruye bayigongesha hariya cyane, cyari ikintu kiremereye cyane. Nuko hano rero nk'uko nababwiraga, nuko icyumba cyanjye gihagaze, nuko gihagaze, nta kintu kidasanzwe nababwira, nuko bimeze. Nanjye nisanze ndyama wana, ariko I don't regret, ntabwo mbyicuza, kubera ko byanyigishije ubuzima butandukanye kandi byanyigishije kwihangana. Nanjye ndi umwe mu bantu bakunda ibintu byiza, ariko nisanze ngomba kwizirika. So rero nyuma yo kubereka icyumba nakoze budget, nabereka ukuntu nakoze budget y'ibintu byose nari nkeneye ko hakorwa icyo bita kumastika, bakahamastika, bamara kuhamastika bakasiga amarangi, bamara kuhasiga amarangi nkabona guhindura ibintu byose nashaka guhindura uko mbishaka. Ariko nakoze budget nsanga ibintu byose nkeneye byose bigera muri 1,300,000, kandi ayo mafaranga ntabwo nari nyafite. Mu by'ukuri ntangiriye budget nayo mfite amafaranga atarengeje 200,000. 200,000. 200,000 ku cyiza irangi nari ndifite, ariko nk'amarangi nakoresheje ntabwo ari yose. So rero nahisemo kubikora mu maseri, nkora bimwe bishoboka, hanyuma ibindi ngenda mbikora nk'uko n'ubundi iyi nzu nyibamo, ngenda nkora ibintu bimwe na bimwe. Hano rero bari kumastika, bashyiraho kushe zo kumastika. So bamaze gushyiraho kushe ya mbere nuko byari bimeze. Nyuma yaho bashyiraho kushe ya kabiri, na nyuma yo gushyiraho kushe ya kabiri nabyo babikora neza rwose. Hano bari bamaze gusena, icyo bita gusena, bagomba kunyereza kugira ngo sima inyerere kandi naringanire, imikuku ibivaho. Urabona rero ko hasi hari sima nyinshi cyane, ivu ryinshi rya sima. I had to clean so much, you can't believe, you can't imagine how much it was tiresome. Byaramvunnye ku rwego rukomeye pe, kugira ngo cleaning ahantu nk'aha ngaha. Nategereje ko byuma rero basiga banshyiriyeho ntuza ya mbere, iyo bita endwi, bantereye endwi. Amakuru ufite kandi ntababeshye ninjye wisigiye irangi. I'm the one who painted. I'm the painter by the way. Nushaka uzampe nawe kiraka cyo gupainting, kuko jewe nanjye ubwanjye ndireba nkigirira ubwoba, maze ndireba nkigirira ubwoba ko nzi gupaintinga. We mwari mubizi, nasize irangi neza, kandi mureke mbabwire ibintu byabaye, ntimukisuzugure. Umugabo wanjye yahamagaye umuntu wo gusiga irangi. Urumva giye bino bintu nabikoze nka surprise. None mbikoze nka surprise, birangira bibaye ngombwa kwaza igihe ntarinze, mbese igihe ntateganyije. Igiye kumva numva aramamagara ngati kandi ngenda taha. Numva birancanze ko ibintu byose urabibona, ibintu byose twarabisohoye. Nawe reba ibi bintu byose biri mu cyumba no muri magaze, kuba twarabisohoye twabikura mu byumba twabishyira hehe, muri salo no mu bindi byumba by'abana, tugenda tubisangiza ahantu hatandukanye. So rero yarambwiye ngo araje, numva ntaye umutwe, numva mbuza aho nkwirwa, numva mbuza icyo mvuga, kuko we ntago ari umuntu ukunda gukora ibintu adafite amafaranga, ngo yishore muri projet adafite amafaranga. Kandi ngewe projet ubwiyo nyitekereje ndayitangira nkaba umusazi, bikanesha umutwe, bikanzungurutsa, bigatuma mfata umwanzuro. Ubwo rero maze kuba mfite ibyo bihumbi bikeya, nafashe umwanzuro wo kugira gute, wo kubitangira. So ntangira rero projet, aje rero mbura uko mbigenza, ndiyakira, ndavuga ni baranyica tu. Ariko ahageze arishima cyane, aravuga ati ubu amafaranga turayakura he? Uhita ubona ko yifuje kuntera inkunga ngo wabura yose yampe.
uriya hari ukuntu abagabo nyine yumva igihe cyose adafite amafaranga angana nk'igikorwa ashaka gukora akumva nta kundi kuntu yabigenza uretse kubyihora akazategereza igihe azagurira kandi amafaranga ntagwira. Njyewe rero iyo nyafite ndatangira then n'andi ntabwo umenya ahantu avuye, Imana iragufasha. Ubwo rero twaraye muri salo nk'iminsi ibiri, ibintu byose birunze biragaraye. Nari mfite akazi kenshi cyane ariko nagize amahirwe, nari mfite umushuti wanjye aza kumfasha, aramfasha turabitunganya, turabyaranja, tugenda tubishyira mu mifuka biriya bikoresho byabaga ahantu hatandukanye. mpita mfata akabati byari biteretse hejuru, nongeraho n'aka kandi kari gateretseho amabogisi yanjye cyangwa se udukarito twanjye, ndabigerekeranya ndangije mpangaho ibikoresho mu gihe ntarabona amafaranga yo kugura etajeri. Rero ibintu byari bikenewe, urumva byageraga muri miliyoni 1,300,000, ariko turebye nk'ibintu dusigaje nk'ibintu by'ibihumbi nka 400, ni ama etajeri na garderobe gusa. Utundi ni utumakeover twanjye utumakeover dusanzwe. So maze gusiga irangi rero nanjye narirebye ndiyoberwa, simbabeshye, narirebye ndiyoberwa, ntabwo nari nzi ko nshobora gusiga. Okay, hari umunsi nigeze gusiga irangi n'iryari ririmo ninjye wari bararisize, ariko narisize ntwite kugira ngo mbyarire ahantu hapfuye kuba hakeye hasamo gake neza. Rero ntabwo byari biri ibintu biri smart. Nyuma yaho rero naje kujya kugura amarido, mpura n'amarido menshi. Kugura amarido byantwaye umwanya munini, wagira ngo ngiye kugura amarido ya etaje, kuko nashakaga uturido twiza kandi tujyanye n'aya marangi. Rero irido nahisemo ni iri ngiri niryo nahisemo, muraza kubibona niryo rimanitse mu nzu. Ubwo rero iri rya oranje riri muri salo, iriya yellow mustard yellow iri muri salo yanjye niyo mfitemo. So rero murabibona ko amarido ni menshi n'ubwoko bwinshi. Kubw'amahirwe umuntu naguriye ni umushuti wanjye, ampereye make cyane kandi arangije aranamfasha bigenda neza. So rero nyuma yaho amarido naraje ndayimanikira, nta wundi muntu wamfashije kuyamanika. Urumva iyo udafite amafaranga uba ugomba kumanaginga ibintu byose, ukagenda ugabanya depanse, ukagenda ugira gute. Ni muri urwo rwego nisigiye irangi, nubwo atari amafaranga menshi aba yakatutseho, ibihumbi 15, 20 ntabwo aba ari amafaranga menshi, ariko nanone si amafaranga yo guta. Kumanika amarido, kugira ngo ukure umuntu ukumanikira amarido mu mujyi aba agomba kuza akakumanikira ku bihumbi 10. Yewe rero narimanikiye rwose ntababeshye, ndimanikira ndabikora. Boss urumva aba yagiye mu kazi yakamfashije ariko ntawe uba ahari. So rero I had to do it by myself and I'm so proud of myself. I did a good job. I did a good job. Sinzi nimba uri kubona mu nguni ukuntu umurongo w'irangi uciye, urawubona cyane ntawubona? We, I'm an expert in painting, mu mpakaza ahubwo. So rero ikintu gisigaye ni irangi ryo mu madirishya. Irangi nshaka ntaryo mfite, rero mbaye ndyihoreye. Idirishya mbaye ndyihoreye, ntabwo narisize irangi, ntabwo narisize ku marangi, kuko mfite amarangi ya green na orange, kandi orange ntabwo ijya ku madirishya, orange ipika keretse kandi umweru navangaga warashize, kuko gusiga iyi green irijimye cyane mo, navanze rero n'umweru nari mfite. So rero guys, that's how it was, that's how it is, it is what it is. So maze kumanika amarido rero, nanjye ubwanjye naraharebye ahantu ndahayoberwa pe, ndahayoberwa. Wenda namwe muraza kubireba, wenda basanga ari ukwikina, reka turebe ko atari ukwikina. So utu tuntu rero tw'amarido nahuye n'ikibazo kinakomeye cy'uko amarido araremereye, kandi ntuzenya kari akantu iyo gatoboye, iyo karemerewe nyine kandi ari mu matafari y'inkarakara, kuko ntabwo ari amatafari ahiye. Njyewe mbese ntabwo ari amatafari ahiye, biragira ubungubu mba mbibona ko ari ahantu bigenda bisenyuka. Biransaba kuzateramo imisumari yagenewe gutera amarido. Urumva njyewe nariyeranjije nkoresha imisumari isanzwe, ariko hari amaburo aba yaragenewe gukoreshwa. Ayo maburo rero hano haba hari harimo utundi tuntu bafungisha, ntibuka uko twitwa, twa plastique dutobora kugira ngo igikuta cye gukomeza gushwanyuka. Hakaba n'imashini izitera, byose ndabifite hano.
yewe umugabo wanjye ni umu engineer, ibintu byose aba bifite, mbese nabura ubumenyi bwo kubikora ariko kubikoresha ibikoresho byo biba bihari. So that's our curtain. Nahisemo irido rya gris, imeze nk'irimo na silver, hanyuma na rido dijuru cyangwa se amarido yoroshye y'umweru dede, ariko arimo utudekorasiyo twa gris. Muraje muyarebe, harimo utudekorasiyo twa gris which is very good, kubera ko byose bimacinga neza n'irangi. By the way, muzi ko naguze amarido nkasiga irangi nkaza kwisanga bimacinga n'amakaro, byarantangaje. So ikindi rero nuko garderobe yanjye murabibona irashaje, kandi nkuko nababwiye budget is too big. Ntabwo nakwirirwa mvuga ngo ndajya kugura indi. Budget ya garderobe nari nakoze yari 350, hanyuma nkora na etageri 150, byose hamwe bikaba 500, hafi 320, 480. Ubwo rero ayo mafaranga ntayo nari mfite bavandimwe, ibyo nari mfite nibyo nakoze. Naguze stika rero, stika mu mujyi ku mushinwa, ndangije nyomeka kuri ya garderobe yanjye. Wenda ntabwo ari ibintu byinshi byahindutse, ariko urabibona ko hari ibintu byahindutse. Ikintu rero mba nkoreye video nk'iyi ngiyi ni ukwigisha abamama cyangwa n'abandi bantu bose bifuza kwiga cyangwa se kugira ikintu wikorera, ko ibintu byose ntabwo bigusaba kubikorera icyarimwe. Ushobora gutangira zero. Tuzabiganira wenda turi kuganira ku buryo nimukiye mu nzu ituzuye ko ni amateka akomeye kuri jyewe, ni amateka avuze ibintu byinshi cyane, atuma numva nanjye ubwanjye nigaruriye icyizere kandi nikunze, atuma numva hari nta mpamvu yo you can't give up. You don't have to give up, you just have to keep up. Kubera yuko iyo winjiye mu nzu ituzuye hahora umwijima, naho haba hari umuriro hahora umwijima, hahora ubukonje buteye ubwoba, hahora ubona nyine ijuru ryakugwiriye, uba wumva utaryohewe, uba ubona ibintu byose bisa nabi, urakoropa ntibike, urakubura ntibike, woza ibyombo bikuzuraho umwanda utamenya ahantu biva, mbese biba ari ibintu birebire. Ariko nuko ngo ku cyumba cyanjye cyari kimeze, Imana yagiye inkorera ibitangaza, inzu yanjye igenda imera neza. So reka rero dutangire inzu yacu twamaze gushyiramo ibintu byose. Ni uku nguku inzu yacu imeze, irangi ni orange iri clear na gris. Ahangaha niho nayimuriye tuno tuntu twanjye, ntabwo ariho natumanikaga, hano niho hari cya etageri nashyize inyuma yanjye, hano inyuma ku ruhande rw'iburyo. Uriya ni umuti ndi kunywa w'inkorora, by the way, sinzi nimba muri kubyumva kuri ijwi ryanjye rifite ikibazo. So urundi ruhande dore ya garderobe ngiyi uku nguku yabaye. Utabirebye neza yagira ngo naguze indi, ariko ntabwo ari garderobe nshya naguze, ni wallpaper nometseho ya MDF. So icyumba cyanjye rero nuko cyabaye. Uburiri narabuhinduye, umutwe wabaga ku idirishya ngo ntabwo ari byiza muri feng shui. Urabibona hano muri magazine nta ibintu byinshi nakoze, uretse ko ibintu nabipanze neza. Nzafata igihe mpasiga irangi, naho nsiga irangi ahandi hose hasize irangi, idirishya ntabwo risize, amadirishya ntabwo nayasize, nabibabwiye, kubera ko ntabwo ibara nshaka gusiga amadirishya yanjye ndifite, ngomba kurigura. Ibintu nabipanzemo hariya kuriya, kandi byagabanyije akavuyo cyane. So rero ikindi navuga ni iki? Ntacyo uretse gushima Imana yambashishije gukora ibi bintu. Mu by'ukuri narabirebaga nkumva binciye intege, nkumva birananije mu bwonko,
ariko Imana yabanye nanjye pe navuga ngo Imana yabanye nanjye ku rwego rukaze rurenze urw'abandi. So rero reka twinjire mu cyumba. Uko mubibona uburiri bwari buhagaze busigaye butambitse, urinjira ukinjira winjira nko uburiri butambitse kandi byatumye haba space. Ahandi ku rundi ruhande rero hari miruwari n'agatebe kanjye nshobora gukoresha, akaba ndi kwireba kubera ko ntabwo ndagura nta coiffeuse mfite shana, niyo mfitemo gahunda vuba aha rwose, keretse Imana ningirira ubuntu nkabona iya ukazi yo nzayigura, dore ngewe nikunda ibintu bya ukazi. Amarido n'ariya murabibona ko amarido ameze neza so rero video iranyeganyega cyane ku rwego rukaze kubera nari ndi gukoresha itara na telefone, kandi nakoresheje na telefone nayishyize muri ring light, rero bigatuma bishakinga. Murabibona mute? Nkeneye comment zanyu. Iyi video nimba mubona nta kintu rwose yabamarira, mumbwire izisigaye zo mu byumba by'abana nzihorere, sinzazibagezeho. Nkeneye comment. I need your comment, please. If you see this video is very helpful, you can just comment in the comment section, then I shall know that whether I will do others video of makeovers or no. Please. So amarangi narayasize, harimo utudefo buri uhegereye watubona, ariko it's not that bad. I'm not a professional, but I've tried my best. Kara kantu rero n'akantu mbikamo nshaka gukoraho umutako, n'akantu nafashe nshaka gukoraho umutako nzamanika hano imbere, kubera ko utudutako nabonye tutamacinga, turiya n'utwo nakoze natwo ariko nabonye bitamacinga neza na hariya hantu turi. So there's nothing new. Please subscribe. Please subscribe. I want you to subscribe. Thank you so much for your love. If you decided to watch this video until the end, it means that you love me so much, and you know that I love you too. Reka rero tubane muri video zikurikiraho. Icyumba cyanjye nuko nguko byarangiye kimeze na it's not my dream bedroom. It's not my dream master bedroom. By the way, I can tell you the dream master bedroom I have, it's in the movies. You can find it in the movies. But however, I'm so proud of myself. I'm proud of ourselves because we have done a big job. It was not easy. It was not easy. It's because of my situation, my financial situation. Uko twari duhagaze ntago nari nzi ko twakora ibintu nk'ibi ngibi. Urumva turi muri situation z'abana bari kwiga, turi muri situation ushobora no kwibaza ngo kuki ari byo na prioritize, ariko ushobora gusanga kuryama ahantu hatameze neza hatuma udatekereza neza, bigatuma ibintu byose ubikora nabi. So rero I don't regret, ntabwo mbyicuza, kandi ikintu nshimira Imana nuko n'umugabo wanjye surprise yabaye surprise, ntabwo yabaye multiprise, yarayikunze cyane, yarishimye. So that's my bedroom, the final picture of my bedroom. So I will keep up with you. I will keep on showing you what I'm doing, what I'm changing, until my bedroom becomes the one I want, the one I wish I could have forever. So guys, thank you for your help of watching my video. Biranshimisha cyane kandi biranyencouraginga kuba umuntu arebye video yanjye yose akayirangiza, kuko kuri video bikayirangiza biragoye.
ariko nizere ko mubonye ko ibintu byose bishoboka mu buzima, kandi nta bintu byinshi waguze, nta n'ibintu byinshi wahindaguye, ubuzima bushobora guhinduka n'icyumba cyawe kikaba cyiza. Murakoze cyane rero, mukomeze kuryoherwa na gahunda za The Image. Thank you so much. I love you guys. Bye bye.